God is good. Turimo dusatira gutangira igitero gikaze episode ya kabiri cyangwa se part 2. Mwene magambo igice cyacyo cya kabiri. Bibutsa gukora subscribe kuri M&KING TV. Filime bayise igitero gikaze. Dutangiranye umubyeyi urimo gutora hakuno ku nkoko. Ukatora mbibutse umukobwa yajyanye na mugenzi we gusenga. Bagiye kureba umukozi w'Imana. Nyiramwiza wacu yaratambutse gake gake. Ni mu gitondo cya karavuye gusenga. Yero ahangaha bisa nkaho arimo rwose aratora amashaza. Gake gake mpora. Nyiramwiza kuvayo aratambuka nko mumureba. Mu gice cya mbere twe twabonye ajyanye na mugenzi we kureba ngo umukozi w'Imana. Katurera azanye ibihe bisubizo. Igitero gikaze ni episode ya kabiri. Nyarukira kuri M&KING TV. Ni inyuguti ya M, ukandika n'ijambo King TV. Ukore subscribe udukurikirane mu Gasobanuye. Yego ko nyina w'abasinga. Waramutse muko? Ahubwo se waramutse neza mama. Kumbe sasa uyu ni mama wa mukobwa. Arine gusenga. Yari ajyanye na Rine gusenga mu cyumba cy'amasengesho. Musengera hese kandira. Musengera he? Nari nageraga ajya gusengera hari ruguru ku munini. Ku munini. Usigaye wiruka mu byumba by'amasengesho. Usigaye wiruka mu byumba by'amasengesho mwana wa? Iwacu dusenga. Muzinduka mujya gusenga. Muzinduka mujya gusenga muri ku rusengero iwacu ntidusenga. Baba arabaza. Kumfasha gushima Imana yuko nakize. Mama nakize mfasha gushima. Cyane rwose. Indwara maranye imyaka 10. Indwara maranye imyaka 10 yakize mwana. Asanduzi ko ari n'igice cy'umunsi. Uvuye gusenga amasaha make n'umunsi utuzuye urakize. Mama nakize. Kayicara unganire mwana wa. Yamuye agatebe yicara muganire mama aracyatora amashaza hakuno. Umukozi w'Imana amuteye ubwoba. Uragira ngo uburakari bwanjye gushirira. Mbwira niba ushaka kumara uburakari. Ubu koko cyambere suko washangashima. Icyambere nuko umfasha ngashima Imana dore nakize. Gushima Imana ndagishima. Ntabwo kumbwira. Ndetse ngo yararwaye kanseri. Umva rero mubwira uko byagenze. Umva uko byagenze. Bakwereke. Yatangiye kumuganira ukuntu umukozi w'Imana yaje. Yambaye rwose nka marayika hakuno akabasuhuza we na Rine bagiye gusenga. Murabyibuka mu gice cya mbere. Ikibazo cy'ibere ry'ibumoso wari ufite hehe no kuzongera kukurya ukundi. Amubwira ati ikibazo cy'ibere ry'ibumoso wari ufite kirakize. Yego no kuzanjyana mwana wa. Mwana uzanjyane. Utaramubona. Uramuvuga utaramubona. None se ari narihe ko mwazindutse mujyana mukabuta mucishira nawe. Ari narihe ngo bafate ka cyayi ka mu gitondo. Yambwiye ko afite gahunda nyinshi. Mama yari yambwiye ko afite gahunda nyinshi. Niyo mpamvu atabashije kujya hano. Iyo ko utahazaza nta kibazo cyo numva ari byiza. Mama ubutahazaza. By'umuhanguro umbwira urabizi mfite impungenge. Ndabyumva mfite impungenge aho ubabare no ntabwo bizumva zindutse. No kuwa gatanu tuzajyana nanjye. Nanjye bafite umwanya. Mama bafite umwanya kuwa gatanu. Tuzajyana. Ntabwo uzajya kuri cya kiro cya wa mwana se. Ese muri cya kiro cya wa mwana ntabwo uzajyayo? Tuzajyana nimba utazajyayo gusenga rero tuzajyane gusenga. Ndishimye mwana wa. Ndumva nzanyirwa kujya kwa muganga. Hajya kurebana nawe. Hano wa. Buriya hari abaganga barenze abakozi b'Imana. Ntabwo urugupinga. Mama urapinga. Oya? Nubwo Imana igukijije ko nzakugera kwa muganga bare kuri muzima utanga ibizamini. Ndanyuba mbere yo kutujya kwa gatanu nzabanza umucishe kwa muganga kwa 4. Cyangwa muri kira cy'umweru. Ndi kureba uko bimeze. Ko barasenya ntabwo byashize. Mwana wa byakize koko? Ntabwo ukibabara? Nta kibazo mfite pe. Episode ni ya kabiri turi kureba ku gitero gikaze. Kwa gatanu. Kureba gacyayi n'umugati aho ku meza. Sawa mama. Mwana wa reba gacyayi n'umugati aho ngaho ku meza. Ni mama. Ndetse filime iraha. Yewe koko pay. Sibyo mwana mbwiye mbemerera. Njemere koko? Yewe nako nanze kwicira umwana intege.
yanze kumuca intege. Samatari ntiyakira umwaka urashize twagiye kanyarira ntiyakira yemwe naraye no mu rufunzo arembye ameze nabi nabwo ntiyakira. Umukozi w'Imana se Kadeshi za Kanyarira he twaragiye turasenga mu rufunzo turaramo. Ugomba kuzamujyana kwa muganga pe. Ubu ahantu hose nagiye ntiyakize. Uyu nguyu numvuje n'umukije. Busiyu. Mama abaye nka Toma azemera bibonye. Cyamuzimbuye abahanuzi b'ubu nabo ngubu wasanga mubeshye. Basigaye babeshya kubi. Abahanuzi b'iminsi mu bitondere. Abenshi nabo tubuzi. Mama nibyo yavuze. Hata umwana wanjye nzamenya niba yakize byanyabyo. Ndetse ku rundi ruhande ntibyatinze mama ari hakuno atambuka afite Bible aro bakubitanye. Umukozi w'Imana hano hirya imbere ubu niho mujyanye. Napfuye we ndashize baturanye umukozi w'Imana we. Arayakora. Ayiwe byose twagerageje byaranze. Twarageregeje bakubitanye n'indembe hakuno. Ayiwe ndapfuye ndashize. Ayiwe mama yarakurikiye sasa areba ahantu bamurangiye kumbe ni hamwe umukobwa wacu ndetse na Rine baje urebe ntabwo utagize gake ntabwo utagize. Mama yarahengereje. Musore kuva uyu munsi muri umuntu wawe ntazongera kurwara mu ndukundi. Kuva uyu munsi ntuzongera kurwara mu ndukundi. Imana ishimwe. Nigirije umuvandimwe. Sentropeka tropete turakapetre two. Arasenga mu ndimi. Musore karame urumva umerewe ute? Nakize. Ndumva nakize. Himbazwe kubimukije mu rugo mujyane mu rugo mukomeze musenge. Amahoro y'Imana abane namwe. Mukozi w'Imana uko yakabasengeye itocaho tutututu Nyagasani. Mukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yafatishije umugozi arirwo rukundo rwe. Turaririmba zose turasenga nawe nuwanjye ziteka ryose. Amen. Mujya musenga. Yatangiye gusenga ati Mana ndaguhimbaje icyubahiro n'icyo cyateka ryose. Witeka mwami Mana woduha izuba n'imvura. Twagenze mu byinshi ariko urukundo rwa nijoro rwonyine rutuyobora rukaturinda rukatuganza Kristo. Ibyari byaranze byose warabikoze. Mubyeyi hakuno arasenga. Mama yaje ku rusengero gusenga muramubona. Naturore gusasiza mu rugo bw'umukobwa ati uko byagenda uko ariko kose tuzajya kwa muganga ndeye ko wakize. Abanza gusuhuzanya n'umukristo muvandimwe mwene data hakuno. Yewe amasengesho burya arakora rwose pe. Pastor numvise ntabyihererana. Pita amashimwe akomeye mu mutima wanjye. Uzi ko umwana wanjye uzi ko yakize kanseri sha yararwaye kanseri y'ibere. Yarakize. Ubuse aka kanya se muramuvuje. Mwamuvuje muri hepfo. Ako harya sinimwibuka ibyo ni byumwe. Yewe nta by'amavuriro. Yewe Ahubwo umukozi w'Imana yahuye nawe. Yahuye n'umukozi w'Imana ntabwo agiye mu byo kwivuza ku mavuriro. Kuko buriya mujye mwivuza no mu mavuriro. Hanyuma nimubona wenda bitari gukunda mbere ya byose mujye musenga kuko Imana irakora mwa abantu mwe. Amavuta y'Imana. Uwo mukozi w'Imana wamuvuye bisa nkaho afite amavuta rwose pe. Mbonye n'amaso yanjye. Nanjye namwiboneye n'amaso yanjye. Mfite amavuta. Hari abantu baba bari anointed bara sizwa amavuta n'Uwiteka bakaza gukora ibintu bitagatifu. Tuzanyarukirayo. Ari intumwa z'Imana.
ahubwo se tuzanye rukire bijya ngo yakira abantu kwa gatanu nibwo yakira abantu batangiye gupanga ukuntu bagomba kujya kureba wa mukozi w'Imana. Sasa mukurikire filime ati ubu gahunda ni kwa gatanu bimeze bite? Hey Katurori mugira amasengesho meza. Pasiteri hakuno yasezeye umukristo. Byacu ntibitinda bidatinze pasiteri yaje hakuno. Babwira episode turane episode ya 2 murajya mugasanga kuri M&KING TV. Ibuka gukora subscribe, share ndetse na comment. Dukomeze tubane muri kano gafilime bise Igitero Gikaze. Ngenda cyari saga mwiza disciplinera Agasobanuye umwana w'Imana. Ni karibu mukozi w'Imana avuye sasa. Yesu ashimwe. Meze neza? Yego. Murakoze cyane. Turashima Imana rwose pasiteri. Ni kuruhukaho gatoya ngiro turimo two hano mu rugo. Yarimo aruhuka rwose dutotse twe twamufashe. Yewe no kubera Imana. Murameze neza natego kandi byose no kubera Imana. Duhinduka batoya. Ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo no mu gusaza kwacu kamaro ko gusenga. Mujye murasenga rwose kuko gusenga birakora. Ugiraze ko duherukana tuvugana ko twozoya kuraba umukozi w'Imana. Baherukanaga sasa bapanga kuzajya gusura umukozi w'Imana ryo uri kuganira hakuna mukurikire mwumve. Ndabizi. Kandi abantu bemera. Ntabwo umukozi w'Imana yeza mu karere babaho ntamuvu. Ntagurishe mu ryo vuze gusaza no gusohorwa. Usikore nabyibagiwe. Yewe gusaza no gusarurwa nabyibagiwe ko twanye gahunda yo kuzajya kureba umukozi w'Imana. Ariko umuntu yihugiraho. Hakuna abantu bihugiraho. Wenda nta mutima mubi wo kwanga kubikora ariko ndabyumva. Yaje kumwibutsa Katurori. Ariko se byose nakubaje neza. Twaganiriye igihushuka urabona. Twarwaniye rwose twihuta igihushuka ntago twafashe amakuru neza. Usanga hajya ariko amakenga agenda yafite kandi atari make. Afite amakenga. Teregameze neza. Yarakize rwose. Uriya mukozi w'Imana nta munyenge nkimufite. Ati umwana wanjye yarakize umukozi w'Imana. Ndamwizeye mu yandi magambo arakora akoresheje n'Imana. Haza umuntu waje gukora ibitangaza. Igihe haragiye abantu batabona. Sasa nimba mubyumva neza umupasiteri atangiye kumuganiriza ati hegeze havuka undi mukozi w'Imana aje ngo ari gukora ibitangaza abantu batangira kugenda bamugana kandi uwo muntu bisa nkaho yari umutubuzi. Batumva abantu bagendera kumba. Ndetse shanga barambika kwiganza senga bantu bakaza bafite ikibazo cyo kutumva kutabona ubumuga hagasenga babona abatumva batangura kumva abatabona barabona abatumva batangira kumva. Nyuma y'iminsi mike Mose yasubiye mu bibazo yari afite abimbago bongera kuzifata abatumva bongera kudegera. Sasa uwo ngo waje agakora ibyo ngibyo nyuma y'iminsi mike cyane ako kanya kibikora barakize babazima pe ariko ngo nyuma y'indi minsi batangira kongera gusubirwa na bwa burwayi bari bafite butandukanye. Nibyo pastor ahangari kutuganirira. Ati nge rwose kubera ibyo byabaye ndumva mfite amakenga cyangwa se amatsiko menshi. Umwana yagiye gusenga. Mwana wanjye yagiye gusenga ari mu gitondo. Banekereza uburyo we n'umukozi w'Imana. Ambwira ukuntu we n'umukozi w'Imana. Sinimfashe ko ndavuga n'iby'abahanuzi. Nanjye rwose se numvishe bimfashe n'uvuga ari by'abatubuzi abahanuzi b'iminsi. Biriya ngo mu minsi ya nyuma z'abahanuzi b'ibinyoma. Bifata uko ndavuga nzabaza. Nabifashe kuko na Bible cyangwa se Bibiliya ivuga yuko mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Numva neza ijwi ry'Imana pe. Mugore ufite ukwizera guke ibintu byose biho. Sasa nyuma yuko mama twatangiye tubona arimo aragira gukemanga apinga yabaye nka Toma nyene ari wa muntu wemera abonye. Yese yumva ijwi ry'Imana ati mugore ufite ukwizera guke mwumve umugambi w'Imana. Ariko umwana wawe yakize kubwo umugambi w'Imana. Tagishatse senga rwose cyane pe. Ndaryiyumvira ngiye. Ijwi ry'Imana ryambonekeye ndaryiyumvira. Ndaryumva rimbwira ati rwose umugore kwizera kwawe ni guke. Kuzera kwawe ni guke mugore ijwi ryambonekeye. Nize kwizera. Naho nahere ngira kwizera. Uraganira n'umwana. None uraganira n'umwana. Yamisonga
wajya umbwira tukajya mu bima by'amasengesho ya misonga yamuryaga pe ntayigihari kumwica arakubwira ko byaha byose byarakize yarakize mwana arasinzira nta kibazo mbese yasubiye mushyashya arakize ni muzima Imana yamukozeho riraka uyu mukozi w'Imana bagenda bavuga muvuga ngo nta zina rye munsi ngo ntaki uyu nawe ngo hari umukozi w'Imana mvisha bagenda bavuga ntazaherereye he n'ibyo akora niba ari nk'umurundi niba ari umunyarwanda nimba ari umurundi nimba ari umunyarwanda nimba ari umwarabu ari umuzungu ntago bamuzi neza nanjye sindamubona pe kumva ijwi ntago nigeze mbona isura turetse kumva ijwi sindabona isura iyo umukozi w'Imana nanjye mfite cyo kugenda nkamureba nkamenya ati umuntu mfite amatsiko yo kugenda nkamureba nkabona umuntu ki yakora iki nkamenya ibyiwe bakamumenyaho amakuru Imana reka buzuzanya yewe bikwiriye biranakwiye ko abakozi Imana buzuzanya ushaka abayoboke be unashaka abayoboke be buri wese ashaka abayoboke be nibyo mu manga yavuze bavuga ubutumwa bw'Imana atari ko icy'ingenzi nuko bavuga ubutumwa bw'Imana hazoba ibihe bigoye hazoba biyitirira Kristo bagakora ibitangaza na Bibiliya hari abaza biyitira Kristo utandukanya umuntu aza yiyitirira Kristo ariko afise izindi mbaraga zimwe ziramukoresha ibyo babyitondere hari abaza biyitira Kristo bafite izindi mbaraga zibakoresha niyo mpamvu tugomba kubanza tugasoma umurongo w'ijambo ry'Imana hanyuma tukagenda dufise ukuntu twitunganyije babanze basenge basome ijambo ry'Imana bagende bitunganyije nanjye no ku mavuta y'abashumba umurongo w'ijambo ry'Imana agiye gusoma ijambo ry'Imana sasa Zaburi ya Dawidi igice cy'143 turahera ku murongo wa mbere bahere ku murongo wa mbere igice 143 umurongo wa mbere Uwiteka umva gusenga kwanjye Uwiteka umva gusenga kwanjye ugutwi kwinginga unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe nsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe rero Imana yumve gusenga kwacu Ega burya umukristo nyawe apare y'ibyo aba yari cyangwa yanyoye umukristo nyawe tutitengo yari yanyweye agomba guhazwa n'ijambo ry'Imana sasa murabizi ko mu buzima busanzwe umuntu arya bisanzwe akagaburira umubiri ariko buriya n'ibiryo bya roho aribyo ijambo ry'Imana biba bikenewe nawe uri kureba iyi filime ako kantu kavanemo katurore tugomba kugenda dufite ubwirinzi bukwiye uko byagenda uko ariko kose tugomba kugenda dufite ubwirinzi bukwiriye numve ko yaje abakuganiriza hanyuma nitunganye tugende wowe genda witegure umwanya hanyuma tugenda turabe uwo muntu reka mukoherereze aza bakuganiriza reka ndeke kwa mukobwa yaje mukoherereza njye kwitegura nze tugende Betty we karame ngwino ubuganiza pasitoro nitegure ngiye kujyana nawe gusenga ndetse Betty ibyacu ntibyatinze avayo abe aganiriza pasitoro Yesu ashimwe pasiteri yarari mu turimo two mu rugo ni Betty makuru yawe pastor makuru ni meza nta kibazo mwari mumeze mute natwe turashima ibintu by'ibikorwa byo kurusengero byaradufatiye turavuga ubutumwa igihe tugenda n'ahandi batumiye mu bikorane ugasanga umuntu ari nk'ibyo gusa ati kenshi na kenshi usanga ibintu ku rusengero dufata tukibura none se warakize ubu warakize neza ibere ryari kumere nabi ayo makuru aho yakuye ayo makuru yakuye hehe ni umukozi w'Imana
umuvyeyi wawe nta kintu atombwira kiba ari kibazo atega mukobwa ndi umukozi w'Imana umuvyeyi wawe nta kintu na kimwe atambwira kuko turaganira neza nk'umukozi w'Imana ntukagire ikibazo mwana wiwe none se none mama yaba yarabikubwiye yagomba kubimbwira ko ndi umukozi w'Imana ku bakozi b'Imana baraye igihe tukajya no mu vyuma by'amasengesho tukagusengera nzi ko ari ibanga yarazi ko ari ibanga nibaca uyo nguya gukira indwara arayirata ujya gukira indwara arayirata wa mwana koko se buriya ariko nyine warakize se nta kibazo mfite nta kibazo mfite narakize pastor ejo bundi ku cyumweru mama wawe yambwira ko ngo wakize mu gihe gito ejo bundi mama yawe ku cyumweru yambwira ko wakize mu gihe gito cyane hano bagiye tugose n'umuvuzi tibaza n'umuvuzi byagenze bite ni umukozi w'Imana iki gihe nzabenda rero ahubwo se ntabwo yamukubwiye se ni umuntu w'umugabo rero mwanya magambo ngo waramwiboneye neza naramwiboneye namubonye pe ni nawe wansengeye ndakira simbuze ko ndi Toma umwe avugwa muri ba bigishwa ba Yesu sasa naherekane mbibabwira pasiteri yaravuze ati nge sinavuga yenda ko ndi Toma umwe n'umwe mu bigishwa ba Yesu ariko abazi inkuru neza uwo Toma cyangwa se Tomasi ni wa muntu bitaga umuhakanyi akaba ataremeraga ikintu atarakibona niwe wiyemera niboneye bamubwiye ko Yesu yapfuye aravuga ati nge ntaramubona ngo ndebe ahantu bamuteye imisumari mu biganza ibyo ntabwo nabyemera ariko burya biragoye kwemera ibyo ubonye byose turabakozi b'Imana babigoye bitoroshye rimwe nawe uzajyayo mubona nta kibazo rimwe nawe uzajyayo mubona ni rwose pe uzajyayo mama twavuganye twanye gahunda yo kujyayo ukurikizaho rimwe kurabona umuntu tubona umukozi w'Imana ariko ndakubaza ikindi kibazo ubu nyine yarakoze icyo gitangaza uhaguruka ukize na ya misonga yatumurara udasinzi yakoze icyo gitangaza uhaguruka ukize na ya misonga ntiwongera kuyumva akimara kunsengera ububabare bwose bwaragiye nta namwe nongeye kubabara nta kibazo na kimwe nongeye kugira pastor naratashye mbibwiye mama nawe ntiyabyumva ntiyabyemera mbibutsa ko ni M&KING TV mukora subscribe mukara kano gafilime yamubwiye ko asenga umuntu yagukoreye ibitangaza se yarubahutse icyo kintu cyane rwose ariko nanjye buriya nabigizemo iki kibazo nuko nanze kubwira mama erega Betty sasa mwitonde gato umukobwa uburyo bamuvuyemo bisa nkaho ntago ibintu by'amasengesho menshi byakoze hano atariko nanjye nabigizeho ikibazo nkaba nanatinya kubibwira mama sinzi uburyo yabikozemo bari kubyibazaho natwe n'ubwo nyine tutagenda twiyamamaza natwe dufite amafuta sasa pasiteri yamubwiye ati nubwo natwe tutagenda twiyamamaza twivuga cyane twirata ariko dufite amavuta twahawe n'Imana niyo mpamvu amakenga atagomba kubura yarabikoze okay pasiteri nzajyayo ndebe umaso irihe n'amasaha umwanya n'udukundire tugeraneyo na mama wawe uko byagenda uko ariko kose nanjye mfite amatsiko pe ari umunyamahanga ni umurundi ni umunyamahanga ni umunyakenya ni umuki umuntu mutubwire ndabona mama nawe soje hageze uvuye kwitunganya mama watinze atari ka mama rwose n'abakobwa urabizi kwitegura kwacu amasaha yakuze tugende tubanze twiragize Uwiteka ariko mbere yo kugenda tubanze twiragize Uwiteka natwe ko tugiye gufata urugendo twerekeza ku muntu ibyo bitarasobanuka Yesu ashimwe atahimbazwe pati twicishe bugufi katurore twagusabye kubana natwe guhera ngaha kugeza ku mukozi w'Imana tugiye kureba ubane natwe mu nzira tugiye gucamo zose turinde kugwa no gutsitara hanyuma
udutize imbaraga zikomeye cyane. Amen. Umuntu tugiye kuganira nawe. Amen. Tuzi umuntu cyane n'umuntu ki. Amen. Mana ndagusabye umpe ububasha. Mu bubasha. Imbaraga. Niba batari mu murongo mwiza ndabibone, niba ari mu murongo mwiza naho ndabibone. Nimba umukozi ari umwizerwa ari mu murongo mwiza tubibone, nimba atari mu murongo mwiza nabyo tubibone Mana. Amen. Amen. Pastor yasabye Imana ikintu gikomeye ati nimba ari umukozi wa nyawe ubitwereke, aba atari umukozi wa nyawe nabyo tubibone. Sasa barasezeranye barerekeye tayari. Pastor na mama bavayo basezeye kuri Betty asigara mu rugo, ndetse mbibutse uriya munyamasengesho Betty yamurangiwe na Aline aramusengera akira kanseri y'ibere. Katurore ni episode ya 2 karacyakomeza. Barerekeye byacu nibitinda hakuno baje kwa wa munyamasengesho wacu. Baje kwa wa munyamasengesho wacu bimeze biti. Porampora gake gake kuri inshuro basanze umuryango ufunguye wa muzamu ntaga hari. Abarebye igice cya mbere wa muzamu yabaga ari hakuno ku muryango. Ese meze biti. Gake gake baje kureba umunyamasengesho ariko pastor yabwiye Imana ati Mana nimba wanyawe binyereka, nimba atari n'uwanyari umutubuzi tubibone. Bura mujye musenga birakora abantu bakuru. Katurore twahageze n'iminota 15 kuko pastor imijiri bunde bwo kugenda n'amakuru kwa mrengenze iminota ingana nuko twahageze. Pakiza umukozi w'Imana vaye. Muraho neza nabane nawe. Muraho Raka abunje kugura abakristo ndetse n'ideni ufite urusengero ubahariraza gushira. Sasa najya bukurikine. Sasa uyu nguyu bahise bamuhanurira kubijyanye n'urusengero abakristo ukuntu bimeze araseka. Pastor aramurebe. Pastor araseka. Ibidiki. Sasa pastor akomeza yikubita hakurya aseka. Tugaruka hangana na mama arabwirwa. Yakize kanseri. Mwana wawe yakize kanseri. Ati ese madamu mama Betty uyu niwe wamuhanuza umukozi w'Imana bavugaga ati yego niwe koko se none se kugiye kudusazira nawe nakoze igisikana urashobora gufata amabanga yo kusengera Yesu ukayazana uyu n'izina rya Yesu biragatsiwe nuko nta kintu nigeze ngara n'umukozi n'ubwa mbere mubonye ibyo yakoraga byose bazaga kureba umuntu atoye nibwo bwa mbere mubonye kuba n'umudiyakoni Imana iragukunda ugira icyizere ugira icyizere kugaragaza kuri mukuru ubu tuvugana. Sasa mubigaragara pastor ntago yumvikana no mugabo umwana wawe uri muri koma akakanya muyemo utanga no kwinjira mu byingo n'imiryango cyose ndabishinja umwana wawe. Sasa yamubwira ati ubu tuvugana ibigeragezo byose wari ufite wa mugabo nawe muri koma umwana wari muri koma arakize kwinjira mu byingo n'imiryango bishoboka gute se kandi ari kumwe n'umubyeyi cyose ndabishinja byose niwe ndabishinze. Uyaraha telefone yaramuhamagaye bakimubwira ngo umwana avuye muri koma madamu ibintu bimeze neza ibigeragezo birakemutse telefone yaramuhamagaye aza kwitaba telefone sasa. Hello Aboniko yavuye muri koma. Inkuru nziza cyane. Iyo ni inkuru nziza cyane. Sawa. Sasa uko umuhanuzi yakabimubwira ati umwana avuye muri koma. Uyu muntu se tangwe mu ntango bamumbwira nka mu ntangiro bambwiraga mupinga no mu nzira hose nza ntumva nyine ko ari umukozi w'Imana ntumva ko ari umukozi w'Imana ko ashobora kuba umukozi w'Imana ariko biragaragara ko ari umukozi w'Imana. ambwira ko notekana umwana wawe ko avuye muri koma arambye ngo ntekana umwana wanjye avuye muri koma akaba arampamagaye none umudamu ahise ampamagara koko ngo umwana avuye muri koma. umuntu ashobora kuba ari umukozi uyu muntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana pe. Ijambo ry'Imana yavuga ko ijambo ry'Imana tubwira yuko mu minsi ya nyuma kandi bakabikora hazaza abitira Kristo bagakora ibitangaza ariko bakoreshwa n'imyuka mibi. Gusa muri aka kanya kambe nemeye rwose ko ashobora kuba ari umukozi w'Imana. Gendere ku byo mbona yahise aza sasa arapfukama uwatangiye apinga yarapfukamye. Episode ya 3 ntizabacike
twarebaga igitero gikaze agace ka kabiri, mbibutsa gukora subscribe kuri M&KING TV. Ntimucikwe n'igice cya gatatu kiraje vuba.